Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money. Okay guys, that's your boy Mr. Omar. Iyi ni Omar TV show. Turabakunda cyane mwese mukomeza kutugaragariza yuko turi kumwe kandi mugakomeza mu by'ukuri kudushyigikira mu buryo bugiye butandukanye. Kuvuga ngo icyo ngira ngo uyu munsi tuvugeho cyangwa se icyo ngira ngo tuganireho ni ibintu biba bigiye bitandukanye mu by'ukuri, nk'uko mubizi yuko intego yacu ari ukugenda tubabwira ku bintu bigiye bitandukanye. Omar TV show ni urubuga rwanyu, ni urubuga utangaho ibitekerezo uko ubishaka kandi mu by'ukuri ugatanga comment ndetse ukaduha like yawe, share ndetse na subscription ku muntu waba atarayikoze. Mu by'ukuri rero nagiraga ngo tuvuganeho cyangwa se tuganireho, niba hari ikintu wumva wifuza yuko twagukoreraho atari icyo twaguhitiyemo, ubitwandikiye muri comment. Niba hari igitabo wifuza yuko twazagusobanura tukaguha amakuru, niba hari umusitari ushaka yuko twazakuganiriraho tukaguha amakuru, anything you want. Nta muntu n'umwe uhejwe, nta muntu n'umwe mu by'ukuri udashobora kuba yagira ikintu yumva yaba akeneye kumenya. Ndabizi mu by'ukuri kubera abantu baba bari bize bahuza mu bintu biba bigiye bitandukanye, niyo mpamvu natwe Omar tuba tugira ngo tuhakubere mu buryo bwose bugiye butandukanye. Rero guys, nifuzaga yuko tuvuga ku bintu nka bitatu cyangwa se bine mu by'ukuri twe twifatira nk'ibintu biba bisanzwe, ariko biba ari ibintu bifite inkomoko, bifite n'aho bituruka. Tukibaza ni gute ibintu bihinduka bikava muri uru rurimi bikajya muri uru, ikinyarwanda kigatira amagambo mu by'ukuri, ariko ntitumenye ngo ayo magambo yavuye hehe, ese yasobanuraga iki. Hari agakuru gato ngira ngo mbabwire, nibaza niba wenda hari n'abakazi. Ese waba waramenye agakuru k'abantu babiri bagendaga bagiye kwihahira, nuko baza kugera ku mineke. Umwe w'umufaransa abwira mugenzi ati oh c'est gros mon cher, amubwira ati ni munini rwose. Umunyarwanda wari uri aho rero, ukuzi ko abanyarwanda tuba turi intyoza, abyumvise ati uzi ko wa muneke witwa Gros Michel? Abijyana atyo, biba birakuze birakurira, ndetse ubu ngubu umuneke wa Gros Michel cyangwa igitoki cya Gros Michel nta muntu n'umwe utakizi. Ako gakuru rero twakabwiwe rwose n'umwarimu watwigishaga kera tukiri bato, ndetse turanamusuhuje cyane rwose. Arahari, ariko arakuze disi, arakuze, gusa amakuru mfite nuko akiri mu mwuga w'ubwarimu, aracyigisha rwose. Waba se waramenye inkuru y'Ababiligi biberaga ahantu ubwo aho bakambitse hakitwa Camberge? Byabaga bisobanura wenda inkambi cyangwa se aho Ababiligi baciye ingando. Nuko umunyarwanda byumvise ati uzi yuko hari ahantu Ababiligi batuye buriya ari mu Ibereshi? Abantu mwese muri mu Ibereshi ndabasuhuje, kandi niba hari uwuzi utuye mu Ibereshi mu by'ukuri umumpere yambo. Twihuse rero tuvuye kuri Gros Michel tukava no mu Ibereshi, hari andi magambo mu by'ukuri abanyarwanda bagiye bahindura bakayashyira mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko ku buryo budafitanye isano nayo, nk'umwimerere wayo, ku buryo wayumva ntumenye yuko ari ya magambo. Urugero, hari nk'ijambo twebwe twiyumvira tukumva ngo ni kamambiri. Ese waba uzi impamvu kamambiri yitwa kuriya? Sinzi niba ubizi, ariko reka mbikubwire. Biva mu izina ry'igiswahili ryitwa kambambiri. Kambambiri bisobanura imigozi ibiri. Ubwo urumva yuko abanyarwanda nyine barabihinduye, baragira bati ni kamambiri. Kamambiri
mbili wallahi. Noneho wenda dukomeje, hari igiti cy'urubuto njye nakuze nkunda rwose, ariko ubu sinkikibona, sinzi niba wenda hari aho bikiri. Twakuze tucyumva bacyita karibebefu cyangwa se mu kinyarwanda nanone numvise abakuze bavuga ko cyitwa umutima w'imfizi. Rero iryo jambo karibebefu ubundi riva ku gifaransa cyitwa cœur de bœuf. Cœur de bœuf n'ubundi bisanzwe byitwa umutima w'imfizi. Rero ubwo umunyarwanda niba wenda byaramugoye arongera ati ni karibebefu. Guys, ibi bintu tuba tuvuga si uko wenda ururimi rwacu rw'ikinyarwanda rwaba rukennye, ahubwo tuba tugira ngo tugaragaze amagambo yagiye atirwa ahasigaye akanahindurwa ku buryo umwenegihugu w'urwo rurimi aramutse yumvisha iryo jambo atamenya ibyo ari byo. Ese tubwizanyije ukuri, nk'umuntu uzi icyongereza wenda utazi ikinyarwanda, uramutse umubwiye ijambo uburingiti yamenya ko ari ijambo ryavuye kuri blanket? Ntabwo yabimenya. Blanket ni icyongereza ariko abanyarwanda bahise bihimbiramo ikiringiti. Rero va kuri bya bintu bya televiziyo, abanyarwanda ntabwo bayihinduye, radiyo ntabwo bayihinduye, cuisinière ntabwo bayihinduye, n'andi mazina wenda bakoresheje uko ari, ariko hari amazina menshi abanyarwanda bagiye bahindura bayagira uko bo babyumvaga. So guys, ibi tuba tuvuga si uko wenda ari ugusebya ururimi rwacu cyangwa se wenda ari ikindi tugambiriye, ahubwo ibi tuba tuvuga ni ukuganira kugira ngo tumenye. Ni ibiganiro bishingiye ku bumenyi rusange. Guys, ndabashimiye rero mwese aho muri hose, kandi nkomeje kwishimira support yanyu, nkomeje kwishimira ukuntu mukomeje kugenda munsapotinga. Mu by'ukuri reka duhitinge tugere ku basubscribers 100, tubarenze, tuzamuke. Ibyo byose tuzayifashamo namwe, mu by'ukuri musharinga, mulayikinga ndetse mushyira comment ku byo mwamwifuza kumenya, ahasigaye tugakomeza duhitinga our goal. Omar TV show ni akagaruka, ibiganiro ni ibisanzwe, ngira ngo mbashimire kandi muhahe muronke. Here we go. Money, money, making crap for money.